Yesu ashimwe kandi nanone ndabasuhuje. Imana nibaha umugisha. Ni Mahombe mwene so muri Kristo Yesu. Tukomeje kuganira rya jambo. Turi mu ntego yo kwizera, tuvuga ejo twavuze ko kwizera kuvuka. Iyo kuvutse se turagira ngo turebe uyu munsi niba birangira aho ngaho. Niba mu kuvuka twavuze ko iyo kuvutse kugira impinduka ku muntu agenda kugira ibintu gutuma bihinduka ku buzima bwe, ariko noneho reka tuvuge uyu munsi ko gukura. Turavuga ko gukura kuravuka, ariko ntikume gutyo gusa, kuranakura. Hari ibintu gukora ku muri we, ariko kuranakura, noneho kurakura kugira ibintu gukora. Kwizera n'urubuto rukura bene data. Imana idufashe. Dusome ijambo ry'Imana, Abaheburayo 11:24. Turebe urugero rw'umuntu wavutse mu kwizera arangije kwizera kurakura. Kwizera, Abaheburayo 11:24. Kwizera nko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Murumva mumve neza biri kivuze. Kwizera niko gutumye, ibaye moteri itumye Mose ubwo yari amaze gukura. Murumva yari kwa Farawo, ariko amaze gukura hakuze iki buriya? Hakuze iki? Amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, kandi ari ibwami. Uyu Mose ari kurya, Mose ari kwambara, Mose ari kurya neza, abayeho neza, ariko kwizera agize kubaye moteri. Niba kwizera gushaka gukura ahantu heza mu buryo bugaragara, no kujyana ahantu habi, ushaka gufata umufata imyanzuro mu buryo bw'ubwenge bwa logique. Abantu ba diskita umuntu kucyavuye ibwami kweli. Mose ntataye ubwenge, Mose ntabuze ubwenge, Mose binakoze bibaho koko wo kuva ahantu mu kibosi. Ariko arikoreshwa no kwizera. Kwizera hariye kudutuma turekura ibintu by'agaciro mu maso y'abantu, tukakira ibintu by'isuzugurwa. Niko biyavuze, twakirishijwe ubupfu bw'ibwirizwa, ibintu bisuzuguritse abantu batumva batayacira, bidafite smartness mu maso yabo, ariko biri smart mu bundi buryo batumva. Icyura ni iki? Ni amaso yo kwizera bireba. Kwizera gutumye Mose atakaza autorite y'ibwami, atakaza ibiryo by'ibwami, atakaza imyambaro y'ibwami, atakaza agaciro k'ibwami, atakaza uko abayeho ibwami. Ariko igikomeye ni iki? Araza kugira ngo nkume nishimire kuba hano ndi kwa Farawo. Cyane kuba ari kwa Farawo, kuba ari kwa Farawo kandi atariho yavukiye. Atari naho yavukiye, atari naho agomba kuba. Bene data, imyaka yose wamara ahantu utagomba kuba hakwiye kunezeza. Bibutse ko abaye mu buryo bwihariye, ariko ntabwo ari mwene wabo. Bene data, natwe ntabwo nubwo turi mu isi naho ariko turi iwacu. Pawulo yaravuze abwira Abafilipi, arabanga ariko twebweho iwacu 3:20, aranga ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Niho tegereje umukiza ko azaza. Ubwo azaza ahindura umubiri wacu wo gushishwa bugufi, awushushanye n'ubwiza, kubera ko afite imbaraga zo kumwiganzura byose. Imana ishimwe ko tutarabina. Kuba turi mu isi bivuze iki? Bene data, tuganira icyo nshaka kubwira ni iki. Kuba turi naha mu isi bisobanuye iki? Kuba turi muri Egypte hano bisobanuye iki? Ni iki bimarira umuntu wizera? Iyo kwizera gukuze aba hati, iyo kwizera gukuze akora iki? Wowe unyumva, uri muri kaminuza, uri mu kazi runaka, iyo kwizera aho hantu uri gukuze, nubwo ubayeho neza, urya neza, iyo kwizera gukuze ufata ihe myanzuro, kugufatisha ihe myanzuro. Babwire ko kwizera iyo gukuze gutuma umuntu afata imyanzuro ikomeye. Kandi umwanzuro mbere afata no gukita ibwami, no gukita ahantu yari afite agahengekerezo. Kwizera ko wagiye gutuma abantu bareka akazi, abandi bakareka ubuzima bari babayemo bukomeye, abandi bakareka ibineza neza. Umva hitirimo igikomeye, ngo ahubwo yahisemo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Yemera kujya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Arangwa n'ubwo ndi muri Egypte ko sundi umunyegiputa, nubwo nari ko sindi uwina, nubwo ndi mu isi sindi uw'isi. Avumbuye iryo banga, Imana ishimwe. Arangwa sinkwiye kugumamo, sinkwiye gupfiramo, sinkwiye kurangiriramo, sinkwiye kugumana nabo, sinkwiye kwinezeza nabo.
sinkwiye kugumamo mbyina ry'umuziki no ninezaneza ni ibinezeza by'ibyaha no, ahubwo ngo ahita abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. mu nyumvi y'ikomparezo guhitamo akarengane kuruta ibinezeza. ariko kubera iki? akarengane ni akarengane k'abantu b'Imana, ni akarengane k'ubwoko bw'Imana, ni akarengane k'abantu Imana izi, ni akarengane k'abantu Imana ifite kivugira, ni akarengane k'abantu Imana yamenye, ni akarengane k'abantu Imana yajyanye ku mugambi. bene data ntimukabona abantu bari naha ku mugambi, turi mu isi ku bwa misiyo. nubwo bakarengana ariko gapfa kuba kari ariko ku bwa misiyo, ni uburetwa ariko Imana yemeye ko bukorerwayo, ariko buzarangira abera dutaha iwacu. niyo mpamvu uzi ubwenge iyo abibonye niyishimira kumara umwanya munini yishimira kuba ari harya neza, kuba ariho atunze telefone nziza ariko yahawe na Farawo, kuba ari hariko atunze imyenda myiza yambara kwe kwa Farawo, kuba ari harya ibiryo byiza ariko akora kwa Farawo, kuba ariho. tugira abantu benshi cyane muri kaminuza batagira ibibazo by'ibiryo. kubera iki? babikura kwandi, bafite abantu babibaha nabo bakabahereza gahunda, bakabisambanira bakarya, bagasambana bakambara, bagasambana bakabaho neza, agasambana akambara isaha nziza, agasambana umunyenga w'imodoka igihe cyose. mbega ugasanga afite inyorosho y'ubuzima ariko ni ibinezeza by'ibyaha. wowe unyumva, ibinezeza by'ibyaha n'iby'akanya gato bizarangira, ariko kwizera gutuma umuntu areka ibinezeza by'ibyaha. twavuye muri bumu twarabyinaga biryoshye, ariko byari ibinezeza by'ibyaha. twaribaga by the way, twateraga deduwa, ni ibinezeza by'ibyaha byo muri Egiputa. twambaraga ukuntu udupaketi ukuntu ariyo firingi, aribwo buryo tunywa turyohewe. urumva hari ukuntu twambaraga kwabye twumva turabastari, twarafatishije. ariko kwizera gukuze gufata umwanzuro, naravuga ati no, nubwo bimeze gutya ariko no. ndibuka fata umwanzuro, nateretsaga abantu babiri, uwo bose ndabatumira uwo munsi. ndavuga ngo bona nimbaye mu buzima bwiza sava nta kibazo, mfite uwo ntendekera ku ishuri, n'utendekera mu rugo, ariko kwizera gukuze mpita umwanzuro ukomeye, mpitamo kujya kurengananwa n'abandi bantu babandi babayeho ku ishuri nabi, batahaga agaciro, birirwaga birukana, birirwaga bakubita, bavuga nabi, baratesha agaciro. ariko kwizera kurambwira ngo emera ujye kurenganana nabo, nawe ntacyo ibyo waryaga nubwo wari ufite abakozi bagukorera neza no. ndabatumira nabo bandi, bavuga nti rero twakundanaga mu buryo bw'amafuti, ariko ubu ndizeye nkurikiye Yesu, nawe nimushaka gufata umwanzuro muzankurikire, nimutabishaka muzabireke, njye ndagiye. siga ibinezeza byo kuba ndi kwa Farawo, nemera njya kurenganwa. kubera iki? Bibiliya iravuze ngo kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo. kwizera nijyanye navugaga ejo, ni imitekerereze. yatekereje, byabanziriza mu mitekerereze irahinduka, atekereza ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi. Imana ishimwe. gutukwa baduhora Kristo ni ubutunzi ngo buri ubwenge babitse bwose. bene data birakomeye. uzi ko ibitutsi badutuka ko kwizera Yesu ari ubutunzi buruta za Pitomu zose zibitse kwa Farawo, ibigega byose kwa Ramsesi. ni ubutunzi bukomeye buruta. kubera iki? Yesu aravuze ngo ntabwo umugaragara ashoboje. nimwebwe nimwemera, ntabwo namwe muzanyumiza itandukanye. baramututse bamwita Belizebuli, umutware w'abadayimoni. yanyuze inzira ikomeye y'umusaraba, isako natwe abizera tuhiramo kugira ngo twakire ibyo yakiriye. rero umuntu aremera aratugwa ku bwa Yesu, ariko umuryango afunguye w'ibyo yakiriye biruta ubutunzi buzakongoka, buzashira, buriho butariho bwo muri Egiputa, nubwo abantu babwishimiraga. yatumbira ingorano azagororerwa, akabona ni nziza cyane. Imana iduha amaso arebye tuzagororerwa. akenshi yipfira ku maso yo kutabona. iyo umuntu abonye ingororano, Imana ishimwe, iyo umuntu abonye ibyo azabona, hari imyanzuro afata, akanga gutukana, akanga kumera nk'abandi, agatumbira ingororano. kwizera ikintu kutubuza muri twebwe. iyo gukuze gufata imyanzuro ikomeye, nakareka ibinezeza. ubu dufite abantu banze gufata imyanzuro,
banze gufata imyanzuro kandi bakaguma mu byaha umunsi wa mbere wa kabiri icyumweru ukwezi bakakomeza kuryoherwa nabyo. nta umwana wakunda kumfeta muri kaminuza akajya ati nongeye byagenze bite ati urumva none byananiye ndetse kubera ngereje mugenzuye ngeze ndabona se byaranze kweri wabuze n'umuntu kunana nawe w'umukristo kumbi nsanga icyatumye adakizwa n'ikintu icyatumye ataza n'ikintu ntabwo ari uko adakunda ntabwo ari uwo gukundana n'umukristo byari munaniye ahubwo gukundana n'umupagane ni inyungu yakuragamo. hari ibyo bita gukura ikintu hari amafaranga yakuragamo icya kabiri yakuramo affection agakuramo kuryoherwa mu rukundo ariho kw'imibiri. izo nyungu yakuragamo rero ni iz'akanya gato yaba avuye gusambana agahita yumva agize agahinda akaza akihana kabiri gatatu kane gatanu. urumva gufata umwanzuro byaramunaniye yo kurekana n'abapagane yo kureka ubusambanyi ngo azarengananwe no kubura icyarya no kubura icyo kwambara no kubura agafata umwanzuro ariko awufata abo n'ubugingo afungura umuryango w'ingorano nyinshi zikomeye azagorerwa n'itabasha kubeshya. urabizi ko Imana yaravuze ngo niyo kwizerwa nubwo abantu batayizera niyo kwizerwa. kwizera ni inyungu z'umuntu tutanayizeye niyo kwizerwa ni inyungu z'umuntu kuyizera aba yigiriye neza. Imana idufashe iyo wizeye Imana wowe wigiriye neza kutayizera ni igihombo cyawe. mbibutse ko umuntu wese utizera Imana ni igihombo afite igihombo kubera ko tuzabivugaho bizarangira nabi. umuntu wese utizera Imana yarishaka atabishaka bizarangira nabi ibye bizarangira nabi. urumva rero kuvamo aravuga ati uwo munye muri Egiputa ko bizarangira nabi. Mose gukuze kwizera bati wafata umwanzuro ibintu byo kuguma mu makote ubu dufite abantu banze kurekura amakote kurekura imisaraba bayambara basambana banakurekura inshingano bazikora basambana baririmba basambana baririmba biba ari abajura ari abesikoro banze kurekura icyubahiro kugita ngo bemere bihane bakire iby'ubugingo buhoraho kubera iki kubera izina gusa. Mose kwizera kujyana no gufata imyanzuro babwire ko iyo kwizera gukuze umuntu afata imyanzuro agafata imyanzuro ikomeye abantu batafata abantu batakemera abantu batamwemerera abantu bamuseka ariko akayifata kubera ibyo abonye kubera iki afite amaso atumbira afite amaso areba afite amaso ari kureba ingororano azagororerwa. ikindi kubireba abituma anabitekereza abishyira mu mutwe. 27 kwizera gutuma ava muri Egiputa afata umwanzuro arahaguruka ntiyatinya n'umujinya w'umwana aravuga ati biragenda gute bazagira gute udusana banze guhaguruka bavuga ngo bizagenda gute bazagira ngo iki bazabivuga ngo iki bazabifata gute kandi ubugingo ni ikinege kiza ubugingo bwa Mose kiza ubugingo aravuga ngo nubwo hano ndya neza bene rati mbibutse ko uyu mwanya turimo nibutse mu Kristo abasenyereza k'umugenzi yarari muri quartier ahantu yitwa Rimbukira aturanye n'abantu bitwa ba mudakura ku ijambo ba Nyamujya nino n'abandi benshi ariko amaje guhishurirwa amaje kumva amaje kumenya ko mudugudu uzapfa ko mudugudu uzashye bazawutwika ukarimbuka bituma afata umwanzo aravango nge ndahunga asiga n'umugore n'abana aragenda kuko yarafite amaso amuhishuriye ikizaba. reka bagire ko uyu mwanya turimo isi izashira igashaka no kwifuza kwayo abantu baryoherwa nayo bataryoherwa nayo abantu bayumva batayumva abantu bayishima batayishima. isi ari waciye umugana navuga ngo isi ngo itwita ibyara umuntu nta kinya nzi ko navuga ariko isi irahinduka isi irahinduka uteruwe n'iminsi ntaremera iminsi iraguterura uyu munsi uriho neza ukabaho nabi uyu munsi waryaga ejo bikanga uyu munsi wari hejuru uri mu nteko runaka ejo ukaba wayivuyemo ugasigara usaba umuntu. isi irahinduka igisi n'agatebe gatoki uretse kubana n'Imana byonyine byo bitazahinduka bifite inyungu nyinshi. tuzabaho muri bisezerano ariko nirizaba tuzabaho tubane n'Imana karamata tuzanajya mu ijuru. Imana ishimwe tuzanajya mu ijuru twimane n'Imana ingoma idahanguka ingoma y'iteka ryose mu bugingo buhoraho. ariko uyu mwanya uzarimbuka kubimenya ni ukwigira neza kwizera no guhunga umwanya urimo. Mose arabimenye ntiyita ku bindi arabanga uyu mwanya uzarimbuka singiye kwita ku bantu siye no kubasobanurira ko Mukristo nawe yasobanuriye babyumva umugore n'abana be ntibabyumva abantu batajya babyumva bavuga ati ni imikino muba muri kubeshya wapi nta kibazo kunisi iryoshye ariko iryoshye ntizashira. bene data
amahirwe ahari niyo mpamvu Imana ishituye umugabo witwa na Loti n'umuryango we iravuga ngo hungira kuri uriya musozi niho hari amahoro. Imana dusaba guhunga tugafata umwanzuro. Iyo umuntu atinze gufata umwanzuro arapfa. Iravuga ngo hungira kuri uriya musozi utarimbuka, niho hari ubuzima, niho hari ugukira, niho hari imibereho, uwuhungireho uwujyeho. Mose nani Loti arajijinganya navuga ati ko si ibintu bishobora kubaho hagera. Bageze mu nzira naratangaje umugore we ngo Mukaroti ngahita bata ariko se wa mugani harya ubu nibyo ngo atangira gutekereza aravuga ati se ko ahantu turi kuva hari haryoshye, isi yari iryoshye, hariyo tungurusumu, hariyo amadegede twaryaga tatuguwe neza, ngo akibitekereza mu mutima nawe ko kwizera mu bitekerezo, ngo akibitekereza mu mutima ngo ahita yindi kunyingi y'umuntu. Nabugingo no muri Israeli niko Mukaroti yindi kunyingi y'umuntu arahagaze. Na kabarore kabandi bantu basa n'abagenda ariko basita ibirenge, batafashe umwanzuro, bashaka kuba bizera bahunga ariko badahunga, imitima itarahunze, bashaka kugenda iyo imitima itajya. Umubiri uri kujya i Kanani ariko umutima uri kujya muri Egiputa. Umubiri urajya umusozi Imana imweretse ariko umutima uri kujya muri Egiputa. Mu yandi magambo ntahava ntahajya. Bivuze ngo ntawe ukeza abami babiri, ntibishoboka. Iyo ntishaka ko yegurira Imana ngo igisonga cy'Imana n'igisonga cya Satani, ntibishoboka. Niyo mpamvu akireba inyuma gitekereza ngo arinduka inkingi y'umuntu. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo n'umugabo we n'abakwe nabo ngo baragenda, ngo bageze imbere ngo Loti abwira Imana atari ko se ko mbona uyu musozi iyi nzira ari ndende ikabije kandi n'ahantu mbwira akaba ari kure, mwaretse nkahungira hafi. Ubwo dufite abantu banze kugenda rwose babwira Imana ati Imana waretse twigira hafi aho heza, dusaba bigoye ko hatira ibintu by'abapene by'abarokore by'abizera ati wapi ni ibintu bigoye ntiwabiva. Reka ni ibintu biri aho ngaho, ariko reka mabwire ko nubwo bikomeye ariko birakiza kandi kiza bifite imbaraga zikiza umuntu. Ngo bagira inama Imana ati waretse tugahungira hano hafi, barayibwira ati kabisa. Dufite abantu bagira Imana inama bakayemeza, kandi ikibabaje birivuga iki? Iravuga ngo barabikora Imana ikabihera kugira ngo bahwanye nayo, ariko Imana izabigarara ku murongo uko bikurikirana. Cyane bemeza Imana bitekerezo bakagira inama Imana bakabona nacecetse, bakagira ngo yemeye kuba mu buzima bwo gusambana, yemeye kuba mu buzima bwo kubw'ubujura, yemeye kuba mu buzima bwo kwirwanaho ngo nukugira ubwenge, yemeye kuba mu buzima babayeho butari bwo gukiranuka. Imana suko yabyemeye, ntabwo ibuye yarakuretse kugira ngo uhanye nawe, ariko izabigarura. Amara yo kwara ukwigira neza umuntu agafata umwanzuro. Arangije ngo arabwira ngo aretse nka Gitsowari, Imana iramureka ajyayo ahungira Isowari. Ajya Isowari yagize ibyago bikomeye. Bene data, Imana yo guhungira ku musozi Imana itwereka, Imana yo guhungira ahantu tujyana. Gufata umwanzuro cyari kigoye, gufata umwanzuro wo kuva i Sodomu n'i Gomora. Imana yo gufata umwanzuro, iyo udafashe umwanzuro biragorana. Bene data, mu buzima bwacu bisaba ko dufata umwanzuro. Murebe buriya muntu na Loti bajya gutandukana mu bice 10 mu bibira 18 hari bajya gutandukana. Byasabye ko 16 byasabye ko Aburahamu avuga ati kugira ngo umwana n'uyu muhungu uri kugenda ambangamira abagaragu bacu bashwana n'abashumba, reka muhe inda ya bukuru afata umwanzuro, niyemera kujya epfo najya ruguru najya urasarazuba ngiburengerazuba, ariko aho kugira ngo dutandukane tugumane gutya ubugingo bwanjye buhapfire dutandukane. Beneda, Imana ikeneye gufata umwanzuro wo gutandukana na Loti. Uratandukanye na Loti nta mugisha. Icyo nakunze agitandukana n'abafata umwanzuro, Imana navuga ngo nukuri ikibaye cyose ufashe uko ukibona nzagiha umugisha, nzahaha umugisha, abana be bazatura, be kizaba gakondo yawe. Imana itaho umugisha. Uzi ko ifashe umwanzuro wo kuva muri Egiputa wo gutandukana na Loti, niyo wafata ahantu hatari ubuzima Imana yaho umugisha. Sinamunyumvise. Iyo ufashe umwanzuro wo kureka ibyari ibinezero, wo kureka ibintu byari sikise, ukemera ukajya ahantu hameze nk'ahantu nk'okure hadatuwe, Imana ihitaho umugisha. Imana ikayishyira umugisha. Ba Loti bahisemo ahantu hameze neza, umuriro basangayo, ariko abantu bahisemo ahantu heza habi. Hari ibintu byinshi gufata umwanzuro wo guhitamo ibintu abenshi babibona ko ari ahantu habi hatameze neza, ari ubutaka butera ariko n'ubutaka bwera ufite ifumbire irorosha intara. Imana ibagire neza, Imana ibiteho. Kwizera iyo gukuze gutuma umuntu afata umwanzuro. Niba utarafata umwanzuro wo kugira ibintu ucika, wo kugira ibintu reka nubwo byari kunezeza,
nubwo byaba ari inyungu zabo. Ubu dufite abantu muri iyo minsi basigaye barihanye ibyaha, bihanye ibyaha bituma bata agaciro mu bantu, ariko basigaza ibyaha bituma bagira agaciro mu bantu. Icya kabiri, bihanye ibyaha bitabaha amafaranga, basigaza ibyaha bibaha inyungu. Ibyaha binjirizamo, ibyaha bibaha inyungu, babyise ibyo kugira ubwenge no kunguka ubwenge, urumva ntawamenya. Ibyaha abantu bibaha amafaranga ntibabyihana. Duhereda icyaha cyabaye ubuzima bwawe, ukwiye kucyatura ukakihana ukakireka, kugira ngo Imana iguhire, iguha amahoro n'umugisha biva ku Mana. Yesu akurebe neza, niba wizera kwizera nigukure, gufata imyanzuro ifatika ituma ureka, ituma uva, ituma uhunga, ituma ureka igihugu wari urimo cyarimbukiro, Imana ikwereka umusozi w'ubuhungiro. Bitumye Mose ahungira ku musozi, ava muri Egiputa, yihangana n'umujinya ntiyanawutinya, ko yihanganye nk'ureba itaboneka. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Nari ngize ngo uyu munsi ufate umwanzuro w'ibintu wabayemo bikomeye n'ibyo ubayemo bikomeye, utafata umwanzuro bitewe n'inyungu biguha. Kwizera, iyo umuntu gukuze afata umwanzuro wo kureka ibintu bimuha inyungu akabyanga. Yesu aguha umugisha, Yesu akugire neza. Dusenga Imana, Imana ikubashije. Ni ibiki ubayemo? Ni ibiki wabayemo? Wanze gufatira umwanzuro kubera inyungu bironkamo, kubera amaronko ubonamo, kandi Imana ibyanga urunuka. Ni ubuhe buzima ubayemo bw'ibanga wanze gufatira umwanzuro wo kureka kubera icyo ubikuramo, kubera icyo ubonamo, kubera inyungu uronkamo? Ni ikihe kibaya kinese washatse guturamo, aho gutura ahantu aho ku gasi? Imana ikahaha umugisha. Yesu aguha umugisha. Yesu abane nawe, agufashe mu rugamba ufashe rw'umwanzuro. Imana izaguha umugisha, Imana izahindura umugisha, Imana izaba nawe. Uhitemo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, uzabona umugisha urutaho mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye, niwe ubashisha umuntu utibashije, niwe umwongera imbaraga, niwe uha intege abananiwe, kandi utibashika mwongera imbaraga. Turagushimiye ko uyu mwanya duhaye iri jambo kugira ngo ritubere impinduka zikomeye, ritubere ubuzima bukomeye, ritubere itandukaniro rikomeye, ritubere agakiza gakomeye kajya ku bugingo buhoraho. Tugushimiye ko uri imbaraga z'abantu bawe. Haleluya. Tubashishe gufata umwanzuro. Bene data babayeho ubuzima budafite umwanzuro, babayeho ubuzima budahinduka, babayeho ubuzima buhora mu byaha, ibyaha bibaha inyungu, ibyaha bakuriramo, ibyaha bakuramo amaronko, ibyaha bariramo, bibaha amafaranga, bibaha ibinezeza by'ubuzima. Turasinde ngo uduhe gufata umwanzuro, ko kwizera ukuze gufata umwanzuro kuva muri Egiputa